Uwiteka abahumugisha, abarinde, Uwiteka bamurikishe mu maso he, abagirire neza. Nyiguhaye ibikimenyetso n'isezerano, iyi mpeta nyiguhaye ibikimenyetso, ndakwemeye wowe Nakure Atanaziya kuba umugore wanjye nishyingiriwe, abakobwa n'abasore ko yavuye mu busambanyi mu izina ryande rya Yesu. Mana yamuhaye Atanaziya ku mugaragaro. abishimye kubw'umunsi wa none bakomere Imana amashyi menshi cyane.
menshi cyane. Haleluya, haleluya. Evariste we ntugara mu rugo zamubwira ati narambagije komera Imana amashyi menshi cyane, komera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya, Imana ni nziza ibihe byose. Abaririmbyi Imana ibahereza umugisha. Tugeze mu mwanya mwiza cyane. Amen. Nukuri Imana ibahereza umugisha. Amen. Abanyeshuri bakire kandi buzure Mwuka Wera. Turabishimiye kugira ngo badusuhuze. Amen. Imana ibahereza umugisha. Amen. Reka nzewe kila gihande nacyo gihaguruke kidusuhuze. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen. Kabiri gatatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Kabiri gatatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari umunsi w'umukaraba, hari ibihe Imana yageneye iki? Haleluya! Ibi bihe rero Imana yari yarabitugeneye. Amen. Turakire. Amen. None ijuru barakire kandi buzure Mwuka Wera. Yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. Isi n'izabaho, ijuru rikabaho. Uwizera azabona amasezerano. Icyubahiro ni icyawe. Tugushimira urukundo rwawe, tugushimira imbabazi zawe, tugushimire kubw'umunsi wa none watwemereye. Twari turi mu gitaramo cy'abana bawe Evariste n'umudamu we, ubahereza umugisha. Mana turagushimye kuri tariki ya 29 byari mu mugambi wawe. Mana ngushimiye abageze mu nzu yawe kandi ngweretse n'abari mu nzira bafite gahunda yo kuza kwifatanya natwe muri iki gitaramo kugira ngo bashigikire kandi bahereze umugisha. Zabiye abaririmbyi umugisha, buri munsi no musabiye umugisha. Mana tugiye kumva ijambo ryawe ryo rirasenga, ahubwo dusenge imitima igiye kunyumva kugira ngo ndaba ari twabwe izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urarivuga ndaba ari we avuga abwirijwe nawe. Reka mukoreshe iby'ubutwari kwa gushoboye byose, niko tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Byose birashoboka mu kwizera, byose birashoboka mu kwizera, mu kwizera, byose birashoboka mu kwizera. Haleluya, byose birashoboka iyo umuntu yizeye Imana. Iyo yavuganye nayo ibyo yavuze irabisohoza mu izina rya Yesu. Evariste yayizeye imyaka yarabayeho yitwa umugabo ariko atujuje inshingano z'ubukristo. Amen. Uyu munsi none yabwiye abakobwa n'abasore ko yavuye mu busambanyi mu izina rya Yesu. Imana yamuhaye etanaziya ku mugaragaro. Imana tikomera amashyi. Yesu ashimwe. Reka dufatanye gusoma ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso. Amen. Ibice 5 umurongo wa 30 eze 38 igeze kuri 34. Abefeso ni ibice 5 umurongo wa 30. Aravuga ngo kuko turi ingingo z'umubiri we, icyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe.
31. Icyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. 33. Nuko namwe umuntu wese akunde umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Nakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimanditse ryahumetswe n'Imana, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Ritubwiye ko umugabo yakuwemo umugore. Yesu nashimwe. Umugabo yakuwemo umugore, aba urubavu rw'umugabo cyangwa se n'urubavu rw'umugabo. Umugabo ni ingingi ikomeye cyane. Yesu nashimwe. Mu minsi myinshi hari ukuntu umudamu ajya akunda guhura n'ikibazo akarwara, ariko iyo arwaye umugabo aba yumva yabwira umugabo ngo ndarwaye, kubera ko umugabo ari ingingi, kandi kuba twaravuye mu rubavu rw'umugabo. Umugabo niwe ugomba kumenya aho umudamu ari kubabara mu izina rya Yesu. Tanaziya yavuye mu rubavu rwa Evariste, ariyo mpamvu Evariste uyu munsi wa none yanavuze ngo ngiye kubihamiriza ku mugaragaro bose babireba. Niwe wenyine gusa nakunze ku musozi w'iwabo. Uyu munsi wa none arabyemera, abyemeza n'imiryango avukamo, ndetse abyemera n'imbere yo kwa nyirabukwe. Aravuga ngo nzagukunda kandi ngukundwakaze akaramata, kuko wakuwe mu rubavu rwanjye. Yesu nashimwe. Imana itugirire neza. Rero yateguye uyu munsi wa none hano kuri 33 narakunze cyane, avuga ngo nuko namwe umuntu wese akunde umugore we, amena, nguko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Yesu nashimwe. Umuntu wese akunda umugore we, ariko n'umugore cyane natwe turi kubwirwa ko tugomba gukunda abagabo bacu, tukabubaha, tukabana nabo, tukamenya ko twavuye mu rubavu rwabo ko ari ababyeyi bacu, ni ingingi, kandi abagabo batoranyijwe n'Imana. Imana ishimwe. Yarakoze, yagize neza, yadutekerejeho, iduhereza abagabo, iduhereza abavandimwe, cyangwa se dukurwamo turakara ko mu mara yabo, turi amagufa mu magufwa yabo. Imana yarakoze, ishimwe kubwa Evariste kuba bigaragaje uyu munsi wa none, kandi akaba byemeye, akaba yakaniye Satani ko avuye inyuma ye, kandi akaza n'imbere y'itorero kubihamiriza imbere yanyu n'imbere y'ubuyobozi bw'itorero. Natwe twishimiye kubana nawe, kandi tuzafatanya muri urugendo nk'uko umuririmbyi yabivuze. Yababwiye ngo ntibagakoze Imana isoni, ahubwo Imana bazahora bayubahisha iminsi yose, bazakomeze kugendana nayo. Nanjye niko mbifurije, kandi namwe mwese ndabibifurije. Urugendo atangiye akomeje kugenda, natwe tuzarufatanye, kandi n'abandi bari hano bose bakiri mu gihe ngicyo yari arimo, mbifurije kugira ngo nabo bazagisohokemo neza mu izina rya Yesu. Mwakire neza ijambo ry'Imana, numva tutaravuga byinshi. Amen. Nta kindi kiduke pare na marene uyu munsi baba bashinzwe imirimo, bafashe babigize hano imbere, kandi nabo murahagararana kugeza igihe murangije gusezerana. Haleluya.
duteraniye hano mu maso y'Imana n'ay'aba bagabo. Duteranijwe ahantu no gufatanisha kwera kwa Uwiringiyimana Evariste na Nakure Atanasia. Duteranijwe no kubafatanisha gushyingiranwa kwera. Uyu ni umuhango w'icyubahiro washyizweho n'Imana mu gihe cyo kurema kugira ngo biheshe abantu bose umugisha urindwa n'amategeko ya Mose, uhamwa n'amagambo y'abahanuzi kandi ubahirizwa n'ibyigisho by'umwami wacu Yesu Kristo. Umubano w'umugore n'umugabo mu gufatanya akaramata bituma basiga abandi bose kugira ngo babe umubiri umwe. Uko kubana akaramata kwakoreshejwe n'intumwa kugira ngo zisobanure gufatana kwera bwa Kristo Yesu. Reka nsaba abantu batanga ituze. Evariste na Nakure, ndabahugura mwembi nk'uko muhagaze imbere y'Imana ngo mujye mwibuka yuko urukundo no kwiringira byonyine ari byo bikwiriye ngo bibe urufatiro rw'urugo rukomeye rurimo umunezero. Kristo wiringirwa mube kugeza ku rupfu ababera icyitegererezo. Nakure nawe Evariste, Imana yashimye ko muba umwe, umubiri umwe. Ishima ko Nakure uba umugore wa Evariste, ishima ko na Evariste akubera umugabo. Mugashyingiranwa kubana kwera kw'abashyingiranwe. Nakure uzajya umukunda, umumara umubabaro, umwubahe, umurinde ari muzima cyangwa arwaye. Uzareka abandi bose ubane nawe wenyine iminsi yose muzamarana mukiriho. Uwiringiyimana Evariste, nawe wahisemo Nakure kugira ngo akubere umugore. Mugiye gushyingiranwa kubana kwera kw'abashyingiranwe. Uzajya umukunda, umumara umubabaro, umwubahe, umurinde ari muzima cyangwa arwaye. Uzareka abandi bose ubane nawe wenyine mu minsi yose muzamara mukiriho. Ninde wishingiye uyu mugeni bashyingiranwe n'uyu mukwe kugira ngo atwemerere ku mugaragaro ko dukomeza imihango yo kubashyingira kwera? Ninde wishingiye Nakure ngo atwemerere amanike ikiganza bwe ngo ndabyemeye mu mushyingirane n'uyu mukwe? Ndiko nta umuntu wagurutse inyuma yego ahimbaza yego amashyi menshi cyane. Ndagira ngo rero ubwo musaza we aduhaye uburenganzira, maze aba bafiye doneri n'abagarisodone babarekure bafatane mu biganza bombi, maze dukora akazi kawe. Ufata izo ndabo mufatane mu biganza, ntabwo ari amaboko mvuze ngo mufatane mu biganza muri kureba. Nawe wegera hirya, nawe wegere hirya ahasigaye. Njyewe urasubira kuvuga amazina yawe. Nta mikoro iri hano cyane. Yewe Uwiringiyimana Evariste, ndakwemeye wowe Nakure Atanasia, kuba umugore wanjye nishyingiriwe, umugore wanjye nishingiriye
nishingiriwe ngo tubane akaramata uhereye none ubutunzi mu bukene mu byishimo mu byago urwaye cyangwa uri muzima njye gukunda kandi njye gukuyakuya kugeza ubwo urupfu ruzadutandukaniriza bikurahije icyo amashyi menshi cyane. Gusubira mu nama cyane yewe nakure Atanasiya ndakwemeye wowe uririmba Imana Evariste kuba umugabo wanjye nishyingiriwe ngo tubane akaramata uhereye none ubutunzi mu bukene mu byishimo mu byago urwaye cyangwa uri muzima njye gukunda kuyakuya kugeza ubwo urupfu ruzadutandukaniriza bikurahije icyo amashyi menshi cyane. Ndagira ngo Evariste afata akaboko kanakure akazamure n'akahe kaboko bari aka arabizi cyane ufata akaboko k'ibumoso ukazamure nakore kurumukira muri hano nta kibazo kidasanzwe. Iyi mpeta subiramo nyiguhaye ibikimenyetso isezerano ryo kwizerana kwacu rudahinduka urukundo rwacu ruhoraho. Amashyi menshi cyane. Reka nakore nawe yambike Evariste impeta y'isezerano. Zamura akaboko cyane. Iyi mpeta yiguhaye ibikimenyetso y'isezerano byo kwizerwa kwacu kudahinduka n'urukundo ruhoraho. Amashyi menshi cyane. Imana ihoraho muremyi kandi murinzi w'abantu bose utanga ubuntu bwose bw'umwuka ukarema n'ubugingo budashira, turakwinginze ngo wohereze umugisha wawe kuri uyu mugabo n'uyu mugore, uwo natwe tubasabira mu izina ryawe, kugira ngo mu kubana biringirana bashobore gusohoresha hamwe by'ukuri amasezerano bagiranye no kuyirinda, kandi bashobore kubana iteka urukundo rutunganye mu mahoro, kandi babeho bakurikiza amategeko yawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amashyi menshi cyane. Imana yacu amashyi. Haleluya. 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 Bamaze gushyingirana kwera, barambura ibiganza byabo babyereka iterambere ryose, bakwereke imirimo y'Imana ikoze. Haleluya. Ndagira ngo bongere bafatane mu maboko bari kurebana, kuko Uwiringiyimana Evariste na Nakure Atanasiya basezeranye ibyo gushyingiranwa kwera
kandi bahamije imbere y'Imana n'imbere y'aba bantu, kandi basezeranije kwizera kwabo, babyerekanishije batyo gufatana mu biganza no kwambikana impeta. Nuko rero kubw'ububasha nahawe nk'umupasitoro wa Yesu Kristo, mvuga yuko ari umugabo n'umugore bashyingiranwa gushyingiranwa kwera. Bivuze mu izina rya Data wa twese, iby'Umwana n'Umwuka wera. Nuko Imana yateranije hamwe, umuntu ntakabatandukanye. Ndagira ngo dukomere Imana yacu amashyi, bari gupfukama, tubasengere, tubahe umugisha. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubarabitugirira. Uduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none iteka ryose. Amen. Uwiteka abahe umugisha, Uwiteka barinde. Nagira ngo njye bivuga namwe muvuge ngo amen. Ntawe ndi kumva amajwi yanjye mwese amen. Gutangira. Uwiteka abahe umugisha, abarinde. Uwiteka bamurikishe mu maso he, abagirire neza. Uwiteka abarebe neza, abarere abana, abaha amahoro, abarinde ibihe byose none n'iteka ryose. Imana Data wa twese, Imana Umwuka wera, amen, ibakomeze, amen, Uwiteka barebesha urukundo n'imbabazi bye, amen, kandi abuzuza imigisha yose y'umwuka n'ubuntu, kugira ngo mubane muri ubu bugingo, amen, kandi bitume mu gihe kizaza muzashobora guhabwa ubugingo budashira none n'iteka ryose. Amen. Reka duhagurutse abageni bacu, hanyuma turi gukomera Imana yacu amashyi. Abaririmbyi bacu bari kujya kwicara, Imana yacu. Turagira ngo rero begere imbere baze basinye. Turagira ngo Evariste yegere hino asinye ku cyemezo ko basezeranye. Evariste urasinya aha. Nakuri nawe urasinya hano. Tubashyikiriza icyangombwa kigaragara ko basezeraniye mu itorero Methodiste Nyafurika y'Ubwepiskopi mu Rwanda. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo dukomere Imana yacu amashyi. Iki ni icyemezo ko basezeraniye muri iri torero kandi bemerewe gukora imirimo yose muri iri torero. Imana ihabwa icyubahiro. Amashyi menshi cyane. Ishimire Imana. Imana yabikoze. Imana ihabwa icyubahiro. Imirimo n'ibitangaza yakoze. Abaririmbyi baturirimbire bashimire Imana. Imana ihabwa icyubahiro.
ibi bintu ni byiza ntawabigaya, uwabigaya yaba hinyuma.